Energy. Cafe Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Cafe Energy yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Cafe Energy. Ndakwifuriza kugira ibihe byiza woteza amatwi Energy Radio muri aka kanya by'umwihariko ukunda ikiganiro Cafe Energy. Niki dutekereza ku mibereho yacu na bagenzi bacu tubana, abo dukorana cyangwa dufite aho tugenda duhurira. Mu buryo rusange ntabwo duteye kimwe, ntiduhagaze hamwe, ntidufite ubushobozi bungana ndetse ntabwo dutekereza kimwe. Gusa tubigenzuye neza buri wese mu bushobozi afite agira uruhare mu mibereho myiza ya mugenzi we, nubwo ari mu buryo dushobora kuba tutazi neza. Uretse ko wasanga atari ibya buri wese guhangayikishwa n'icyo yakwita umutwaro atikoreye. Igihe ubashije gukiza amagara yawe ukumva ko bihagije byonyine ntiwite ku mutwaro utikoreye, ntabwo uhangayikira abatagira epfo na ruguru kuko ubona ntacyo bikumariye, nyamara hari ubushobozi ufite nubwo atari ubwahindura imibereho ya rubanda, ariko hari abo bwafasha kugira ngo nabo babashe kubaho neza. Iyi ni ingingo igonga umuntu uhora utekereza cyangwa uhorana ibitekerezo byo kuzagira ibintu byinshi cyane cyangwa imitungo myinshi, umutungo utabarika, akirinda kuba yatakaza na bike mu byo afite akabihagararaho cyane cyangwa akabihangira kugira ngo azagere kuri byinshi yifuza kuzagira mu gihe kizaza, ari byinshi cyane. Gusa uku ni ugutekerereza mu bukene n'ubutindi bw'ibitekerezo uwo muntu aba afite cyangwa wowe ufite aka kanya niba ariko bitekereza. Umutwaro ukuremereye ni ukuba warekura icyo wita ko ari ubushobozi buke muri bwinshi ufite bwo kugira ngo abo wenda ubona bafite ubushobozi buke we wabateza imbere ndetse no kubafasha aho biri ngombwa. Ubushobozi ntabwo ari amafaranga, tutaza gukomeza kuvuga ku bushobozi muri iki kiganiro Cafe Energy ukagira ngo turimo kuvuga ku mafaranga gusa. Gutanga ubufasha ntabwo bisaba kuba ari ubufasha bw'amafaranga. Gutanga ubufasha ni ukuba wakwigomwa bike mu byo ufite ugafasha abandi. Ubumenyi ufite ushobora kubwifashisha mu gufasha abandi batageze ku byo bifuzaga kugeraho, ariko ubona ko hari icyo wabamarira. Mugenzi wawe ubona ko atateye imbere, hari uburyo uhora utekereza ko yari gukoresha agatera imbere, ariko nturatera intambwe cyangwa ntiwatera intambwe ya mbere kugira ngo umubwire ibyo yakosora. Nibyo, hari abatumva cyane iby'abandi babagiramo inama, ariko si bose. Mu bushobozi bwawe fasha aho ubona bishoboka bitanabaye ngombwa ko usabwa kuba watanga ubwo bufasha. Hari benshi ndetse hari byinshi ubona bitagenda, hari n'abo ubona batateye imbere cyangwa badatera imbere, ariko ukaba wagira uruhare mu gutuma ibyo ngibyo bihinduka. Mu bushobozi bwawe ufite hari intambwe ushobora gutuma buri wese atera itandukanye n'iyo yateye kugeza kuri uyu munsi. Hari mugenzi wawe ubona ko yakwiteza imbere mu buryo runaka, ariko ukaba utaratera intambwe yo kugira ngo umugire iyo nama. Wabikora kandi byashoboka, witinya uvuga ko n'ubundi uzita ku biyawe kandi ushobora kugira uruhare mu guteza imbere ibikorwa byawe n'iterambere ryawe ryonyine, kandi ushobora no kugira uruhare mu gukiza imbaga nyinshi ukayigeza aheza nawe udasigaye. Ndabaye ikaze mu kiganiro Cafe Energy cyo kuri uyu munsi. Ngewe nitwa Olivier Nkurunziza. Herriet Tubman yatorotse ubucakara aza gutangira gutorokesha abandi bacakara banyujije mu mihanda ya za gari ya moshi. Iyi ni inkuru yumvikana neza ku banyamerika bazi akamaro k'uyu wahoze ari impirimbanyi yo kuva mu bucakara no gushakira ibisubizo byo kuva mu bubata bw'ubucakara. Uyu Herriet Tubman yari umuforomokazi, umutasi ndetse anashyigikiye ko abagore bahabwa uburenganzira bwo kujya batora.
ni umwe mu bantu bazwi cyane mu mateka ya Amerika ndetse ibigwi bye na n'ubu ngubu bigenda byigishwa bikanagarukaho na benshi mu mateka ya Amerika. Uyu Herriet Tubman yabaye impirimbanyi yo gushakira ibisubizo byo kuva mu bubata bw'ubucakara bwari bwarazaje cyane cyane abirabura babaga muri Amerika mu myaka yabayeho. Reka rero tuza kuganiraho mu kiganiro Cafe Energy cyo kuri uyu munsi, uri buze kumenya amateka ye y'ubuzima, ibikorwa yagiye akora kugira ngo azibukwe ndetse bize no kurangira bivuzwe ko agomba kuzashyirwa ku note y'amadolari ya 20 mu mwaka wa 2016 nk'uko byari byaravuzwe. Herriet Tubman ntabwo igihe yavukiye kizwi neza, ariko bivuga ko yavutse ahagana mu mwaka w'1820 avukira mu mujyi witwa Maryland. Ababyeyi ba Herriet, Green ndetse na Benjamin Ross, bamwise Araminta Ross ariko bakundaga kumwita Mint. Nyina yari umutetsi naho se yabazaga imbaho. Uyu Araminta niwe waje guhindura izina rye yiyita Herriet. Herriet ni izina yaje guhindura nyuma, ariko yari yariswe Araminta Ross. Bwari uburyo bwo guha icyubahiro mama w'umubyara ubwo yari amaze kwitaba Imana. Nyuma yaho nibwo yaje guhindurira izina rye. Herriet Tubman yari afite basaza be bagera ku 8 ndetse n'abarumuna be, ariko bitewe nuko abacakara bahoraga babimura yagiye atandukana n'abavandimwe be, nubwo yahoraga yifuza ko umuryango we wahora hamwe. Impamvu yateraga ibyo byose ni ukubera ko umuryango yavukiyemo wari umuryango ubaho mu buzima bushingiye ku gucura inshuro kugira ngo babeho. Ubuzima bw'ubucakara bukomeye, aho yavukiye i Dorchester, igihugu giherereye mu majyepfo ya Carolina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu Tubman ubwo yari afite imyaka 5 y'amavuko yaratijwe, yahawe undi muryango kugira ngo ajye afasha abaforomokazi kubahereza imiti. Wari umuryango yashyizwemo kugira ngo nanone abone aho aba arimo kuba ahabonere ibyangombwa wende by'ingenzi nkenerwa. Ukuvuga ko yahabwaga ubushobozi bukeya bwo kugira ngo nabo bashe kuba yasunika ubuzima, bitandukanye nuko iwabo byari bitangiye kugenda bigorana kugira ngo babe barera abo bana babo. Ubuzima yabagamo cyangwa bw'umuryango we bwari bugoranye cyane. Kuri iyo myaka 5 yakoze iyo mirimo, gusa ku myaka 7 yaje kuyihindurirwa, nabwo aza guhabwa undi muryango kugira ngo ajye akora mu mirima y'ubuhinzi. Bivuga ko icyo gihe yari imirimo yo kujya abagara, gutwaza abandi ibyifashishwa kugira ngo bajye gushyira imyaka mu mirima cyangwa bajye guhinga. Gusa uyu Herriet Tubman yaje gutangaza ko ubwo afite imyaka 7 yavuze ko atakunze iyo mirimo cyane cyane yo gukora mu mirima y'ubuhinzi, ahubwo ko yakundaga nibura iyo yakoze mbere yaho ubwo afite imyaka 5 iyo yakoreraga mu nzu nko gufasha abaforomokazi kurusha iyo ngiyo yakoze yo gufasha abahinzi. Tubman yatangiye kurwanirira abacakara bene wabo afite imyaka 12 y'amavuko yonyine. No kuvuga ngo mu kanya gato twari tugarutse ku myaka 7 yari afite, no kuvuga ko nyuma y'imyaka 5 yonyine yatangiye kugenda arwanirira abacakara bene wabo mu bushobozi bwose yari afite. Murumva ko yarakira umwana mutoya. Hari igikorwa kimwe yakoze aricyo cyagaragaje ko yatangiye kugenda arwanirira abacakara mu bushobozi buke bwose afite, cyangwa kwerekana ko ahangayikishijwe cyane no kubona abantu babayeho mu bucakara. Hari ku munsi umwe ubwo umwe mu bazungu yaragiye gutera ikibuye cyangwa gutera ibuye rinini cyane umucakara, hanyuma uyu Herriet Tubman yaje kwitambika, niwe iryo buye ryafashe riza kumurwa ku mutwe ndetse riramukomeretsa cyane. Icyo gihe cyari igihe gikomeye cyane. Ubushobozi yari afite nta nubwo bwamwemereraga guhita abona abamufasha kugira ngo abone ubwo buvuzi. Abantu ahanga bashobora guhita batekereza ngo ko yafashaga abaforomokazi imbere kubera iki batamufashije, ariko icyo gihe rero yahinduye, ntabwo yari akiri kumwe nabo. Ubwo yatabaraga uwo muntu yaje kugira ikibazo cyane cyo kuva mu maraso menshi. Ubutabazi bwonyine yabashije kubona nuko yajyanwe mu nzu ajya kuryamishwa, abantu bamufasha ko bapfuka icyo gikomere kiri ku mutwe we kugira ngo abashe kuba yakoroherwa. Ntabwo yigeze ajyanwa ku bitaro, nta bushobozi bwari buhari icyo gihe, ariko yari yitangiye umucakara umwe.
uyu Tubman guhera icyo gihe byamuviriyemo kurwara umutwe udakira, arwara indwara idasanzwe yo kurwara umutwe guhora umurya bikabije. Byaje kumutera n'ikibazo gikomeye cyane, aho yajyaga agwa agacuho akanasinzira igihe kirekire cyane ndetse no kugira inzozi zidasobanutse cyane bitewe n'uko yagize disorder cyangwa yagize kwangirika k'umutwe we. Ibitekerezo bye bisa nk'aho bijemo kidobye. Mu mwaka w'1840 icyo gihe bivuga ko yari afite imyaka 20 y'amavuko, cyane ko abantu bagereranya igihe ashobora kuba yaravukiye kuko itariki yavukiyeho n'umwaka ntabwo bizizwe neza, ariko bivuga ko yavutse mu mwaka w'1820. ubwo yari afite imyaka 20 yahawe ukwishyira ukizana ndetse n'uwari shebuja wa mama we umubyara. Niko yagombaga kubigenza, ariko yima ukwishyira ukizana nyina wa Herriet aguha abana be gusa, barimo n'uyu Herriet Tubman. Yaje gukomeza gukora imirimo izajya ituma nibura babona ikibatunga nawe ubwe akabaho, akomeza gushakisha, akomeza kwirwanirira ndetse no kurwanirira umuryango we, nubwo bitari byoroshye cyane kuko bagendaga batatana bitewe no gushakisha imirimo, bitewe no gushaka uburyo babaho muri ubwo buzima bw'ubucakara bakuriyemo nka famiye. Hari mu mwaka w'1844 nibwo Herriet Tubman yaje gushakana n'umugabo w'umwirabura wari ufite ukwishyira ukizana witwaga John Tubman, ari bwo yanahinduye iryo zina rye. Wibuke mbere yitwaga Almond Ross, aza kushyiraho Herriet ubwo yahaga icyubahiro mama w'umubyara. Hanyuma Tubman ni izina yakuye ku mugabo we, ubwo yahinduye izina rihinduka Tubman, akuraho Ross, yongeyeho izina ry'umugabo we Tubman. Ubundi yagombaga gukomeza kwitwa Herriet Ross Tubman, ariko yaprefeye cyane ko yaha icyubahiro umubyara ndetse agaba n'icyubahiro umugabo we, aza guhita avuga ko agomba gukomeza kwitwa Herriet Tubman. Yaje gukomeza kugenda agira ibibazo bikomeye cyane. Ibibazo yakomeje kugenda agira nuko n'umuryango we waje kugenda uhura n'ibindi bibazo nawe bitamusigaga, kuko hari basaza be bagera kuri 2 bari bageze ahantu bivuga ko bagiye kugurishwa. Abacakara baragurishwaga kugira ngo ufite ubutunzi bwinshi abashe kuba yagura abacakara benshi baze gukora imirimo y'uburetwa, baze gukora imirimo ivunanye cyane, abakoresha ibyo yishakiye. N'abasaza be b'uyu nguyu Tubman bari bagiye kugurishwa, gusa yakoresheje uburyo bwose bushoboka bwo gushaka uburyo yabatorokesha aho bari muri icyo gihe. Mu mwaka w'1849 nibwo baturutse bava ahitwa Maryland, nibwo bahavuye. Gusa bageze mu nzira, abo basaza be bari kumwe bisubiyeho, bahitamo gusubira inyuma baciye mu muhanda wa gari ya moshi unyura munsi. Gusa Herriet Tubman we yakomeje urugendo ashaka kujya ahitwa Pennsylvania. Tubman yaje kubona icyo gukora mu rugo rumwe rw'umuntu ubwo yari amaze kwimuka mu gace yari arimo, ariko ntiyanyurwa yuko yashakaga kubaho yigenga we na bene wabo. Gusa yaje kugaruka muri Maryland ashakisha abo mu muryango we bose, cyane cyane bivuga ko yashatse babyara be akabajyana i Philadelphia. Yagerageje gucikisha umugabo we arabyanga kuko yari yarashatse undi mugore, ahitamo kuguma muri Maryland. Wibuke yashatse uburyo bwose yajyana n'abasaza be akabakiza abo nakwita abagizi ba nabi bashakaga kuba babagurisha cyangwa babacuruza bakabagurisha abandi baherwe cyangwa abandi bashaka kubakoresha mu mirimo y'ubucakara. Ubwo yagendaga umugabo we yarasigaye. Umugabo mu gusigara ntabwo yarashyigikiye igitekerezo cya Herriet Tubman, yahise yishakira undi mugore. Ubwo yagarukaga nanone yarasanze yarashatse undi mugore, ashaka kubatorokesha ngo bave muri ubwo buzima bari babayeho, ariko umugabo we n'umugore we wundi wa kabiri yarashatse arabyanga.
gusa Herriet Tubman yaje gukomeza gukora iyo mirimo, avuga ko abantu bose azabona bafite ubushake bwo kuba bava muri ubwo buzima babayeho azabafasha mu buryo bwose bushoboka. Hari mu mwaka w'1850 ubwo uyu Herriet Tubman yari amaze gukomeza gukora ako kazi ko gufasha abantu kubambutsa abanyujije mu muhanda unyura hasi wa gari ya moshi, aho yakoreshaga uburyo bwose agafata abantu yabonye barimo kubaho mu buzima bw'ubucakara akabajyana muri Canada, aho muri icyo gihe muri uwo mwaka muri Canada ibijyanye n'ubucakara byari byaravuyeho burundu. Bagendaga mu gihe kitari icya buri gihe, cyangwa ntago bagendaga mu gihe cyose kibonetse, bivuga ko bagendaga mu gihe cy'umuhindo cyangwa se mu itumba, nabwo bagatangira urugendo mu masaha ya nijoro. Yagendaga yitwaje igikoresho cy'imbunda cyangwa imbunda nk'ubwirinzi kugira ngo atere akanyabugabo abacakara bashoboraga gutekereza ko bashobora no gusubira inyuma babona urugendo ari rurerure cyane. Yajyaga naho abana batoya ibyo kubafasha mu bushobozi bukeya yari afite mu nzira, akagerageza kwitwaza ibyo abana bashobora kuba bakenera, ndetse yitwazaga n'imiti ishobora kuba yatuma impinja cyangwa abana batoya bitewe n'urugendo rurerure barira cyane bakaza gutuma hari ababumva, agashaka imiti basinziriza kugira ngo bataza kurira mu rugendo bikaba byatuma bafatwa. Yamaze imyaka irenga 10 yambutsa abacakara, aho yaje kumenyana n'abandi bantu barwanyaga ubucakara barimo witwa Frederick Douglass n'abandi benshi batandukanye. Bose yabambutsaga bajyana mu gihugu cya Canada. Umwaka w'1863 yayoboye imyigaragambyo ndetse anaba umutasi w'igisirikare cyari cyarihuje. Yajyaga aha amakuru abasirikare bakomeye, akaba amakuru y'inzira bashobora kunyuramo, ndetse anabafasha gucikisha abirabura baje no gutangiza ihuriro ryabo bava ariko cyane cyane mu mirimo y'ubucakara bari baragizwemo imbata. Gusa muri ibyo byose yakoraga ntabwo bivuze ko bitaje kumenyekana ko ari umwe mu bagize uruhare rwo gucikisha abacakara akabakura mu gace kamwe akabajyana mu bandi, aho yakomeje kugenda anashakishwa na leta ya Amerika inashyiraho igihembo kingana n'amafaranga menshi cyane. Muri iyo myaka yashyizeho amadolari 40,000 ku muntu watanga amakuru y'ahantu uyu Herriet Tubman ari. Icyo gihe babonaga yarabarembeje mu buryo bukabije cyane, bakibaza uburyo hindura ubuzima bw'abantu akabakura mu bucakara akabimura akabajyana mu bindi bice bagomba kubaho ubuzima buzira ubucakara. Gusa yakomeje kubikora aho nyuma y'intambara yo mu mwaka w'1861 nyuma yaho nibwo Herriet Tubman yagiye kubana n'umuryango we n'inshuti mu rugo aho ngaho bari barimukiye i New York. Bivuga ko n'ubundi nubwo yasubiye muri ubwo buzima nyuma y'iyo ntambara, ariko yaje gusubira mu buzima bwo kubaho ari umuhinzi akora ubworozi, aho bivuga ko yororaga amatungo arimo n'ingurube. Nubwo atari yarize amashuri habe na gatoya, yuko ubuzima bwe bwose twagiye tugarukaho ntabwo twigeze tuvuga ko yagiye mu ishuri cyangwa yayigeze agira uburere yakuye mu bigo by'amashuri, kubera ubuzima yakuyemo bw'ubucakara bakoreshwa imirimo y'uburetwa bafatwa nabi cyane. Ntabwo abana bigaga muri icyo gihe aho ngaho. Nubwo atari yarize yagiye akora ingendo nyinshi avugira ukwishyira ukizana kw'abagore, aho banashinze ihuriro ryabo ryaje no kuyoborwa n'uwitwa Susan B. Anthony. Gusa yuko ikibazo yigeze kugira ubwo yatabaraga umucakara cyakomezaga kumukurikirana cyane, kuko ntabwo cyaje gutuma akomeza kugira ubuzima bwiza. Yakundaga kugira ibibazo cyane cyane mu bice byo ku mutwe, cyane ko ariho yari yaragize icyo gikomere. Uyu Herriet Tubman yaje kwitaba Imana hari mu mwaka w'1913 hari mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya 3. Gusa ibigwi bye ntabwo byigeze byibagirana. Amashuri ye ndetse n'inzu ndangamurage zibitse amateka ye, ndetse hari n'ibitabo byagiye bimwandikwaho, amafilime yagiye agaragaza inkuru y'ubuzima bwe zitandukanye. Ibikorwa yagiye akora bihora binazirikanwa kugeza kuri uyu munsi, bitewe n'ubuzima yahinduye bw'abantu bari barabaswe n'ubucakara.
mu bushobozi butari bwinshi yari afite, ariko yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo abakure muri ubwo buzima. Mu ntambara y'isi ya kabiri, Herriet Tubman yitiriwe ubwato bw'ubwigenge bwaje kwitwa SS Herriet Tubman. Hanyuma mu mwaka w'ibihumbi 2016 nibwo hatangajwe ko ifoto y'uyu Herriet Tubman izasimbura y'uwari perezida wa Amerika. Ni Andrew Jackson wagaragaraga ku noti ya $20. Byanarangiye ashyizwe kuri iyo noti ya 20 uhereye mu mwaka w'ibihumbi 2016. Tubman twaganiriye ku buzima bwe butandukanye yagiye anyuramo, ibikorwa bye yagiye akora. Ni urugero rwiza ku mpamvu yo gufasha buri wese mu bushobozi bwawe ufite ubwo ari bwo bwose. Uko waba ureshya kose, ntabwo bisaba ko ufite ibya mirenge, ariko hari ubushobozi waba ufite ukaba wafasha abandi guhindura imibereho yabo, ukaba wabakura hamwe ukabageza ahandi. Bivuga ko ijambo rya nyuma ashobora kuba yaravuze mbere yuko ava mu mwuka w'abazima, yavuze ko agiye gutegura umwanya ukwiriye abo yabibwiriye. Ati I go to prepare a place for you. Ati ngiye gutegura umwanya ubakwiriye, umwanya wanyu. Uyu Herriet Tubman yavugaga ko icyatumye atekereza ku byo yakoze byose hari ikintu kimwe yaragamije muri bibiri. Avuga ko yaragamije kubona ubutabera ndetse no kubona ubwigenge cyangwa akabona urupfu. Kimwe muri ibyo ngibyo yagombaga guharanira ko habaho ubutabera cyangwa urupfu. Impamvu yavugaga ibyo ngibyo nuko ibyo yakoraga byose abantu bose batamushyigikiraga, ari benshi barwanyaga ibyo byose yakoraga n'ibitekerezo yari afite. Ndakwifuza kubaho utekereza nk'uyu Herriet Tubman. Hari byinshi ushobora gukora byahindura imibereho ya bagenzi bawe, ariko nawe utisize, kuko hari icyo byakumarira, hari icyo byakugezaho. Hari byinshi ukeneye kuba wafasha bagenzi bawe mu bushobozi bukeya, ubushobozi bwose ufite kuri uyu munsi, bidasabye kumva ko hari byinshi ugiye gutakaza biri buze gutuma ubura ubushobozi bwaguteza imbere. Cafe Energy ni ikiganiro ukurikira guhera ku wa mbere w'icyumweru kugera ku wa gatanu w'icyumweru, guhera saa 12:30 za mu gitondo kugera saa 1 za mu gitondo. Ngewe nitwa Olivier Nkurunziza, ndakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Cafe Energy. Ikiganiro Cafe Energy ni ingaruka munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu guhera saa 12:30 kugeza saa 1 za mu gitondo. Ni kuri Energy FM 88.8 radiyo y'icyitegererezo.